Menya ibyahise ndetse n'iby'ubu bigufashe gutegura ejo hazaza. Ikiganiro The Event in History, ikiganiro twibanda ku byabaye mu mateka n'ibindi bibaho mu buzima busanzwe. Iki kiganiro mwagiteguriwe nanjye Safari Salva Valence ku bufatanye na Salva TV. Nk'abatindiye turi bwibande ku rupfu rudasobanutse rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umwamikazi Rosalia Gicanda. Byagenze bite? Ese Mutara wa gatatu Rudahigwa na Rosalia Gicanda umwamikazi bapfuye urupfu nyabaki? Bapfira he? Nibyo turi bugarukeho muri iki kiganiro, ntimucikwe. Tariki ya 25 Nyakanga umwaka w'1959, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warabatijwe Charles Léon Pierre yaratanze. Apfa urupfu rwatunguranye cyane. Ugutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre ntikuramenyekana neza kuko kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe gihurizwaho ku byamwishe. Icyo gihe hari n'abanyarwanda benshi kubw'urukundo bakundaga Rudahigwa bateye amabuye ku modoka z'abakoloni bari mu gihugu. Hari abavuze ko umwami yagiye i Bujumbura afite ubuzima butameze neza, nyamara umwe mu bagaragu be yashimangiye ko nta kibazo yari afite namba kuko yakoraga siporo kandi yagiye mu Burundi anaheruka gukina tenisi agaragara nk'ufite ubuzima buzira umuze. Nyuma y'urupfu rwe umwamikazi Gicanda yabaye umupfakazi, naho umwami Rudahigwa ahita asimburwa na murumuna we Ndahindurwa Jean Baptiste waje kwitwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mu mwaka w'1961 ubwo hari inkubiri yo gushaka kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika, wari perezida w'u Rwanda icyo gihe Geregwari Kayibanda yirukanye mu rukari umwamikazi Rosalia Gicanda mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Rosalia Gicanda yakomeje kuba mu mujyi wa Butare aho yiciwe muri jenoside yakorewe abatutsi afite imyaka 66 y'amavuko. Hari tariki ya 20 Mata 1994, Rosalia Gicanda yishwe arashwe ku itegeko rya Liyetona Pierre Bizimana ndetse na Dr Kageruka wari umuganga mu bitaro bya kaminuza ya Butare. Bose bahawe amabwiriza na Kapitene Ildefonse Nzeyimana. Gicanda bamwicanye n'abandi bagore batandatu bari inshuti ze hamwe n'abandi bo mu muryango. Bakaba barabajyanye imbere y'ingoro y'umurage w'amateka y'u Rwanda i Butare barabarasa. Umwana w'umukobwa waje kurokoka niwe wasigaye abari inkuru y'urwo uyu mwamikazi n'abo bari kumwe bapfuye. Ubu umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwamikazi Rosalia Gicanda ndetse na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bashyinguwe i Mwima ya Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu gace Rudahigwa yavukiyemo ndetse kakaba ari nako Kigeli yimikiwemo. Ubu Rudahigwa ni umwe mu ntwari z'u Rwanda zibukwa igihe cyose, ariko by'umwihariko tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka ubwo haba hizihizwa umunsi mukuru w'intwari z'u Rwanda. Abari abana muri Nyakanga 1959, ubu ni abasaza abandi ni abakecuru. Umunsi nk'uyu muri uwo mwaka wari amarira ku banyarwanda ubwo bamenyaga ko umwami wabo Mutara wa gatatu Rudahigwa waje kwitwa Charles Léon Pierre yatanze, agatangira imahanga aho bita Usumbura cyangwa se Bujumbura mu Burundi. Kuva mu mwaka w'1959, imyaka myinshi irashize urujijo rukiri rwose ku rupfu rw'umwe mu bami bategetse u Rwanda mu bihe bikomeye. Umwe mu bashyizwe mu ntwari z'igihugu kubw'umuhate we ngo u Rwanda rubone ubwigenge buboneye nubwo yatanze atabigezeho. Umwami yahagurutse i Nyanza ku wa 5 tariki ya 24 Nyakanga yerekeza i Bujumbura aho yari agiye guhura na guverineri wa Rwanda Urundi n'abandi bayobozi b'Ababiligi. Bivugwa ko umwami Rudahigwa yagombaga kuva i Bujumbura afata indege imujyana i New York gusaba Loni ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kugera i Bujumbura mu gitondo cyo kuwa 6 tariki ya 25 Nyakanga, byabaye ngombwa ko ajya guhura na muganga w'Umubiligi Dr Venki. Rudahigwa niwe wari waraye asabye ko yahura na muganga. Amaze kugera kwa muganga, Dr Venki yamuteye urushinge rwa penicilline. Umwami amaze gusohoka kwa Dr Venki yahise yikubita hasi agwa igihumure, mu mwanya muto aza gutanga. Ngibyo ibyo gutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umwamikazi Rosalia Gicanda byateye urujijo, na n'ubu ntiturasobanukirwa, ariko tuzakurikirana tubaze twumve neza uko byagenze, wenda ukuri kwabyo kuzagaragara.
Mu by'ukuri se Mutara wa gatatu Rudahigwa yazize iki? Inkuru y'incamugongo imaze gusakara i Rwanda, benshi mu banyarwanda barimo n'abo mu muryango w'umwami ntabwo babyemeye kugeza ubwo umugogo we watabarizwaga i Mwima kuwa 28 Nyakanga 1959. Bivugwa ko ababiligi bashatse kujya gupima icyishe Rudahigwa, umwamikazi Rosalia Gicanda n'umugabekazi Kankazi bakabyanga nyuma yo kumva ko babanza gufungura umurambo. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wasimbuye mukuru we ku ngoma ni umwe mu bemeje ko rwose Rudahigwa atazize uburwayi. Nk'uko biri mu gitabo cyitwa Images of Royal Rwanda from the Colonial Period cya Stewart Addington St David, cyanditswe ku bufatanye n'umuryango Kingi Kigeli Foundation, nyakwigendera Ndahindurwa yavuze ko Rudahigwa ajya kujya i Bujumbura nta ndwara n'imwe yari arwaye. Yagize ati Mutara yashakaga kujya muri New York gusaba Loni guha u Rwanda ubwigenge. Ubwo yari muri Usumbura aho mu Burundi, yahinduriwe umuganga wari usanzwe amuvura, amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Twumvishijwe ko urupfu rwe rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye kandi nta n'isuzuma ry'umurambo ryakozwe. Mu byatangajwe n'Ababiligi nyuma y'itanga ry'umwami Rudahigwa, havuzwe ko yaba yari asanganwe uburwayi bw'umutima cyangwa akaba yaraviriye imbere mu mutwe. Mu Banyarwanda bo byatangiye guhwihwiswa ko umwami yaba yarozwe n'Ababiligi cyangwa agaterwa urushinge rurimo umuti mwinshi aho kumukiza rukamubera ingusho. Dore ko uyu mwami wapimaga ibiro bigera ku 120, umuryango we wavuze ko yagiye nta n'igicurane ataka. Ababiligi bagiye birinda kuvuga kuri urwo rupfu, n'abaruvuzeho bagahakana kurugiramo uruhare. Armand van der Plas ni umucamanza w'Umubiligi wari umaze amezi make mu Rwanda ubwo umwami Rudahigwa yatangaga. Muri filime mbarankuru Rwanda Erokoloni yakozwe na Bart Govatz, umucamanza Armand van der Plas yavuze ko urupfu rw'umwami Rudahigwa hari urusanzwe ntaho ruhuriye n'Ububiligi. Yagize ati tuzi ko yari arwaye, yari agiye kureba muganga kuko yumvaga atameze neza. Ntabwo yari akiri muto ku buryo gupfa kwe byafatwa nk'ibidasanzwe. Yafashe imiti ye akererewe, niyo ntandaro y'urupfu rwe. Mu yandi magambo ni urupfu rusanzwe. Ababiligi nabo ntibahakana ko umwami Rudahigwa yaba yaratewe penicilline, ubusanzwe ikoreshwa mu gufasha umubiri mu kubaka ubwirinzi buhangana n'udukoko bagiteri. Twifashishije uru rubuga Medline Pulse, umuntu watewe penicilline ashobora kugwa igihumure akagwa muri koma iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe, kubera ko aho kuba umuti biba byabaye uburozi. Mu gihe uwatewe uwo muti adatabawe vuba ashobora gukurizamo urupfu. Kuki Abanyarwanda bashimangira ko umwami Rudahigwa yishwe n'Ababiligi? Umwami Rudahigwa yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni. Yifuzaga ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge, Ababiligi bakagenda bagiye. Mu mwaka w'1956, umwami Mutara yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba kwirukana Ababiligi, u Rwanda rugahabwa ubwigenge. Mutara wa gatatu Rudahigwa yongeye kubisaba mu ntangiriro z'umwaka w'1959, ndetse kuri iyi nshuro ho asaba ko Loni itanga umunsi nyirizina igihugu kizahererwaho ubwigenge. Bishoboka ko Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu bari bamaze imyaka isaga 40 bahawe, kandi bari bararakajwe n'uburyo yakagamo ubwigenge kuko atifuzaga ko bakomeza kuhaguma. Hari n'abavuga ko Rudahigwa wishwe afite imyaka 48 gusa yazize kwanga gusinya amasezerano yagombaga kugurisha igihugu ku bakoloni. Rudahigwa yatanze mu gihe bwa mbere mu Rwanda hari hatangiye kuvuka amashyaka arimo Prosoma ya Joseph Habyarimana Gitera na Parimehutu ya Kayibanda Gregoire warushyigikiye Repubulika, ari nayo nyuma yaje guhabwa ubutegetsi mu Rwanda. Mu gushaka ubwigenge mu Rwanda, umwami Rudahigwa yavugaga ko ikibazo Abanyarwanda bafite ari Ababiligi babategeka uko bashatse batitaye ku baturage, mu gihe Kayibanda na Gitera bo bavugaga ko ikibazo kiri mu Rwanda atari Ababiligi ahubwo ari Abatutsi bikubiye ubukungu bw'igihugu. Abashinja Ububiligi kuba inyuma y'urupfu rwa Rudahigwa banabihera ku buryo guverineri wa Rwanda Urundi Jean Paul Haroye witabiriye umuhango wo gutabariza Rudahigwa yarakajwe no kubona abiru batangaje uzamusimbura mu gihe we yifuzaga ko babanza bakabiganiraho. Umubiligi Armand van der Plas yagize ati Haroye yemeye ko bashyiraho undi mwami, ariko avuga ko ibyakozwe ari nka kudeta.
Colonel Gaye Logiste wari Rezida udasanzwe mu Rwanda mu gitabo cye Mission to Rwanda yanditse ko nyuma yo kuganira na Musenyeri André Perode wayoboraga Diyoseze ya Kabgayi na Geregwari Kayibanda ku kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi ngo yahise yumva neza uburyo Abahutu baryamiwe maze yiyemeza kubarenganura mu buryo bwose bushoboka. Ku wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 1959 nibwo ibihumbi by'Abanyarwanda byateraniye i Mwima muri Nyanza mu muhango wo gutabaza umwami wabo Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ngayo nguko dore uko urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse na Rozariya Gicanda rwagenze bava mu buzima gutyo tubura intwari y'u Rwanda ariwe Mutara wa gatatu Rudahigwa. Tubibutse ko Mutara wa gatatu Rudahigwa hari umwe mu ntwari z'u Rwanda, ni umwami umwe rukumbi washyizwe muri izo ntwari. Erega yarabashyize koko. Kora subscribe kuri Salva TV, amateka y'ibyahise iby'ubu n'ibizaza ntakagucike. Vuba uzajya uhita ubona ubutumwa bugufi bukwereka ibishya tukugejejeho. Amahirwe masa kuri mwe mwese mutwereka ko turi kumwe. Njye ndi Safari Salva Valence ku bufatanye na Salva TV, turi kumwe kugeza igihe bitarangiriye. Ndabashimiye mbashimira uburyo mutwereka ko turi kumwe.